Ruma muganirwa harimo Perezida Kagame, harimo Tshisekedi, harimo Cyril Ramaphosa, akabamo Lorenzo wa Angola nk'uwari umuhuza ariko akaba n'ayobora Afurika yunze ubumwe, akanazana von der Leyen uri umugore uyobora European Union, ariko akanazana Maxime Prévost we yarivugiye ati twebwe ikiriya gihugu cy'u Rwanda nicyo kidutera ntago ari imvune turiyobowe na Kagame, ati tuzatera u Rwanda, arabyivugira. Yego arabivuze. Arongera abivuga ati noneho tuzatera u Rwanda tutagombye kugera ku butaka bwabwo, tuzahagarira Goma turase Kigali, Kagame ashaka ahantu yihisha, ati dukoreho n'ubutegetsi buriho tubohora abanyarwanda. Ibyo yarabivuze. Ubwo rero muri icyo kiganiro rwose Trump yivuze imyato avuga ko ari umunyamahoro, ariko bikaba bije bisanga ejo bundi umugore we Melania Trump yahawe igihembo cy'umuntu ngo witaye ku bana. Abantu bakibaza ati yitaye ku bahe bana? Amahoro y'Imana shoti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye hano kuri Mwamba TV. Uyu ni umwanya tuba tugiye kubagezaho amakuru agezweho none ahangaha uko bisanzwe duhera hano mu Rwanda. Ngewe ndirwema Tsere ndi kumwe na mugenzi wanjye Mekimeke. Uri amahoro? N'amahoro. Gitondo cyatambutse kirageze neza. Cyatambutse kigeze kure. Ni sawa nta kibazo uretse ni kwisi bimeze abari byiza n'ibibi byagenda. Kandi mu byiza n'ibibi tujye dushima. Duhere ku nkuru y'akababaro yo kubura umubyeyi wacu Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Uyu akaba ari umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana yo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025 azize uburwayi. Arafite imyaka 64 y'amavuko. Imana iramukunze kuturusha. Nuko nguko bigenze. Amakuru y'urupfu rwe rwa mama Ingabire yemejwe n'abantu ba hafi b'umuryango we ndetse nabo bakorana muri Transparency International ishami ryo mu Rwanda. Ubwo wenda abantu batwumva bumve ko uyu mubyeyi yabaye umubyeyi wacu twe cyane nk'abanyamakuru, kuko yabaye umunyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye cyane. Guhera muri Remforo yabaye umunyamakuru muri Remforo, aba muri New Times. Yego. Ariko ikintu gikomeye kuri uyu mubyeyi Ingabire Marie Immaculée ni umuntu wari straight, nyine wa muntu utari pfana. Ingabire Marie Immaculée abantu benshi bamumenye nyine muri Transparency kwa kundi yajyaga agira amagambo akavuga nk'ikintu ukumva arimo brag, ariko brag ziganisha ku kintu nyine kiri serie, wumva nta bintu by'imikino birimo. Ndibuka nko mu 2020 yego hafi aho ngaho umwiherero, urabona uyu mwiherero ujya uhuza abayobozi bakuru b'igihugu. Perezida Kagame arimo kuwutangiza yaravuze ngo naje, urumva bari barimo kuganira ku kintu cya ruswa, ati naje mu modoka ndimo ndumva Isatan Radio Station, arimo kumva radio muri modoka, ati numva ikiganiro kirimo kuba ku bintu byo kurwanya ruswa, nyine ati cya wa mubyeyi witwa Ingabire. Arabaza ngo hari uwuhari? Abaministeri bararebana babona nyine ntawe uhari. Yapfuye kubivuga gusa, ikigoro yari yamaje kwa Sesekara. Ubwo niba yaraje n'iki ariko byarangiye yarahageze. Niba yaraje nka kumwe Uhuru Kenyatta yamusanzeyo nawe cyangwa na Infantino, bose bize kumusanga mu mwiherero. Ariko bigaragara ko ari umuntu usanga ari n'umuntu ukomeye, akaba n'inshuti cyane y'abanyamakuru n'ababloga wari wese, umuntu wese amushakaga wari wese yamuhaga interview. Umuntu wamushakaga amakuru ntabwo yayaburaga, no kwitaba telefone. Yego. No gufasha abaturage mu bintu by'ubuvugizi. Ikindi kintu wenda umuntu atabura kumuvugaho, urumva nka bino bintu bya civil society bakunda kuba batarebana neza n'abantu b'abanyapolitiki. Yego. Ariko Ingabire yari umuntu w'umusini ya kadawara PF, ariko ntibikamubuze kuvuga ku bantu ati ibintu iyi ministeri niyi ntirimo gukora neza, ikigo kiniki cya leta kirakora nabi, kandi arabizi ko ari umuntu ukomeye muri RPF nk'ishyaka riri ku butegetsi, ariko ukumva arabivuga nta kintu na kimwe yikanga, bigatuma nyine abantu bavuga bati ko ari umubyeyi ni muzima cyane. Hari imwe muri interview wenda bamwe mu bataheruka kumwumva yigeze gutanga arimo abanyamakuru avuga ibitagenda neza mu by'ukuri kandi byakabaye bigenda. Reka tumwumve. Abanyamakuru murirwa muyobya abaturage, ninde wakubwiye ko ruswa ari ikosa? Ruswa ni icyaha, mugomba gutandukanya ibintu. Mu Rwanda rukwiye kwibazwa ni leta. Ushobora ute kumbwira ko wubatse inzu aho hantu hari mudugudu, aho hantu yewe hari n'abari muri njyanama, akagari ni hirya aha, ibiki ntibabibone bakabibona ari uko zimaze kuza. Biriya byo birimo n'ubugome
bukorwa n'inzego za leta zibikoreye abaturage leta igomba kureberera. Minaroke rwose nimenye ko kiriya kibazo ari icyayo, ibyo rwose ndabivuga nemye. Uriya muturage we ashyiramo ubujiji n'iki no kuvuga ngo se ubundi nabigeza ne, ngo ntawe urwana n'umuhamba, ngo ntawe ugize ibyo biranga. Ariko inzego za leta ziri hariya hasi, nta mudugudu ntamenye kuri wo wubaka, umunsi wo gusenyereka nta n'isoni bafite bagashorerana uwo murongo wose barayamba, numva aribo nafatanye nk'abafunga. Ayavugaga kuri cya gihe abantu bubaka inzu ikazamuka abayobozi hafi ya bose barebera, ati na mudugudu koko iyo nzu yazamutse atabizi, ariko inzu yamara kuzura bazana amabuye bamaje kubimenya, bakazana imicanga, bakazana amasima, byose bamaje kubireba. Yego, ubwo rero nuko nguko Imana imuhuruko rudashira, twifatanyije n'umuryango we mu kababaro, nta kundi bibaho mu buzima. Hanyuma rero reka tugire dutya twitse tuzamuke n'inkuru igezweho nanone ahangaha, nuko Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi wa Kongo ndetse na Perezida Ramaphosa bahuriye mu nama mu Bubiligi. Iyi nama iriga kuki, irimo kwiga ngo kuntu isi yarushaho kwiyegerana. Murabyumva, hari umuntu ushobora no kumva ibintu isi ubundi isanzwe itegeranye. Icyabaye rero muri iyi nama nuko hari amagambo menshi yavugiwemo, iryatangaje abantu benshi ririmo gucaracara hirya no hino, niryo Tshisekedi yavuze ko ngo atigeze agambirira kugirira nabi u Rwanda. Ibi bintu uremeranya na Tshisekedi? Ntabwo ibyo bintu byaba ari nko kwirengagiza, kuko inshuro nyinshi rwose we ubwo yagiye abyivugira, yavuze ko atigeze agambirira mu nama nyine yari arimo, wari urimo kuvuga barimo mu Bubiligi. Muganirwa harimo Perezida Kagame, harimo Tshisekedi, harimo Cyril Ramaphosa, akabamo Lorenzo wa Angola nk'uwari umuhuza, ariko akaba anayobora Afurika yunze ubumwe, akanazana von der Leyen uriya mugore uyobora European Union, ariko akanazana Maxime Prévost nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Bubiligi, ariko akaba ari na Minisitiri w'Intebe wungirije, akaza numva nabonyemo na Mossad Boulos, akaba ari intumwa ya Trump muri kano karere k'ibiyaga bigari. Bigaragaza ko kwa Mossad Boulos yaje ari ikibazo cya Kongo kigiye kwigwaho. Uko rero kwegeranya isi no kugira ngo hatabangamirana mu bukungu, byo biranumvikana, kuko urumva ni ikintu harimo agomba kuzamo ikintu cya cooperation, kuko buri abantu bahuje nibwo ibintu bigenda neza. Ubwo rero muri no nama nkuko arivuze, Tshisekedi we yatangiye avuga ati ngenda saba yuko rwose uyu Perezida Bwana Kagame yabwira abasirikare ba M23 nyine bakareka kurwana, nyine wenda bakarekera kurwana ibintu nk'ibyo ngibyo, asa nk'ugaragaza ko M23 ihari, ariko ari Rwanda ruyitera, ariko ntabwo yazanyemo ya magambo n'ubundi akari. Ariko ikintu cyatangaje nyine nkuko arabivuze, ni ukuvuga ngo ntago yigeze na rimwe agambira kuba yatera u Rwanda na Uganda. Wenda ubwo Uganda reka tuyishyire ku ruhande, kuko bafitanye amasezerano, hari amasezerano azwi cyane ya Operation Shuja asanzwe ariho hagati y'u Rwanda nako ya Uganda na Kongo, ariko u Rwanda rwo bagiranye amasinda anagaragara. Ati rero ntabwo nize ngambirira. Twakibutsa abantu ko ku itariki 21 z'ukwa 12 2023 ubwo yari yagiye kwiyamamaza i Goma, we yarivugiye ati twebwe ikiriya gihugu cy'u Rwanda nicyo kidutera, ntabwo ari M23, ati M23 yobowe na Kagame, ati tuzatera u Rwanda. Arabyivugira. Yego, arabivuze. Arongera abivuga ati noneho tuzatera u Rwanda tutagombye kugera ku butaka bwarwo, tuzahagarira Goma, turase Kigali, Kagame ashaka ahantu yihisha, ati dukoreho n'ubutegetsi buriho tubohora abanyarwanda. Ibyo yarabivuze. Yigeze kuvuga ati ndashaka ko inteko ishinga amategeko izamuha uburenganzira imitwe yombi, ubwo n'uvuga ngo ni Sena n'abadepite, bamuha uburenganzira atera u Rwanda ngakureho Kagame, kandi ubwo ni ugukora ubutegetsi nyine bwatowe n'abaturage. Yigeze kuvuga ikintu cyitwa Moendres Karimushi, abantu baramuzi, avuga ati Moendres Karimushi n'uvuga ngo n'agasasu kamwe niko njya kurasa nge Rwanda ndatera. Ikindi kintu twakibuka, yigeze kuvuga ati mu ndebe kuminwa ndababwiye ngo nge nzahura na Kagame ari uko twagiye mu ijuru. Tuzahurira mu. Ariko nyuma abantu batangazwa rwose nuko kubona mu masaha ya mu gitondo rwose babona muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari isohoye amafoto bari kumwe Doha muri Katari, kumwe na Emiri wa Katari, uko ari babiri. Abantu bavuga ati se Katari ibaye ijuru. Soko
rero ikigaragara ariko n'abantu bakagaruka ku mbwirwaruhame za Perezida Kagame iyo yavugaga ati Perezida wa Kongo ibyo mwemeranyije ntabwo ari byo akora, ati kandi arihindagura, ati kandi ikintu azi ibintu byose uretse kumenya ingaruka z'amagambo ye. Rero bigaragaza n'aha ngaha ko yongeye akisubiraho akavuga ibitandukanye n'ibyo yavugaga n'ubundi ari kumwe n'abariya bayobozi bandi bagenzi be. Umukumva rwose ibyo nama nyine baraza kugenda beza disikuru zabo zisanzwe, ariko urimo kumva ko inama nka ziriya zahuje abantu benshi n'ubundi habaye n'izindi kandi zanakomeza ariko uruhande Kongo yafashe rurazwi kuko nk'ejo Patrick Muyaya ubundi asanzwe bakira umuvugizi wa guverinoma asanzwe yakira abanyamakuru buri wa gatanu, ariko ejo yarabatumije abanyamakuru bose ababwira ko gahunda zose kuko buriya hari deal yari ihari y'u Rwanda na Amerika na Kongo y'ibintu bijyanye na natural resources, umutungo kamere kuba ari ukuntu watunganywa. Intumwa za Kongo zari zamajije kuhagera ziri Washington, n'izo Rwanda zose ziri Washington bagiye gusenya. Telefone ya Tshisekedi irahamagara ati muberekane mwisinye, biba nk'ibyigeze kuba Rwanda igihe banduhungire bari bahageze na Kayikwamba, n'ubundi Tshisekedi agahamagara Kayikwamba ati ntusinye barwanye. Bigaragara ko rero uyu mugabo ikintu cya kuvuga ngo izi nama barimo nta kintu nta kitega cyavamo rwose, nta gihari kuko n'ubundi bene bataza kubigarukaho, n'ubundi nta gahenge buri ruhande rwose rurimo kwitegura intambara, nta kintu bavuga gihari rwose. Nubwo bimeze gutyo ariko hari umubyeyi witwa Francine Muyumba, uyu rero ntabwo ajye mbizi rwose n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, uyu wibuka ko yanahoze ari senateri akaba n'umunyamategeko, yaninyeze rero uburyo RDC ikoresha bwa diplomasi mu gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politiki, baba bati ibintu rwose nta kigenda nta diriri. Francine Muyumba nawe ubwe bamwishyiramo bitewe n'uko asa, urumva nyine hari iwabo babyishyiramo rwose, asa kubera ko nahavuka hamwemerera gusa uko asa, kandi n'umuntu yaranakomeye no ku butegetsi bwa Kabila kuko yari ayoboye urubyiruko rwa Afurika. Buriya urubyiruko rwa Afurika na hano mu Rwanda arahaje kenshi, nanjye nabwanjye naramwiboneye. Ubwo rero kuba kuri leta ya Tshisekedi ntabwo bagiye imbizi nk'umuntu ushaka gushyira mu gaciro akanga iyo diplomasi yo kugenda hariya ukavuga ikintu mu kanya ugahita ugihindura, ntabwo ayikozwa, ntabwo nta n'ikintu yanagufasha, nta kintu diplomasi nk'iyo yagusayidira rwose. Diplomasi nk'iyo ngiyo kuba yayigaya n'abandi bose barayigaya, n'u Rwanda rurayigaya, bavuga ko kwikoresha nk'ukuntu imbaraga yashyize mu kurwanya ikintu cyitwa Visit Rwanda, bakagenda imbere Senari ngo nihagarika ikanga, bakajya kuri Bayern ikanga. Bayern we kubera ko Kayikwamba buriya afite amamuko mu Budage yakoresheje izo mbaraga, birangira Bayern ikuyeho Visit Rwanda kuyambara ku mupira, ariko isigarana Academy no gufasha u Rwanda muri bya development y'umupira w'amaguru. Yego, ariko u Rwanda rutabwishumbusha rutarujya muri Amerika zo niza ejo bundi, bahise rujya muri Atletico Madrid, bajya muri National Football League muri Amerika, then bajya no muri basket muri amakipe ejo twabonaga agi Afrika. Urumva hari ikibazo kiri, nta kibazo, numva nyine diplomasi yabo iraciritse, ntabwo bazi gukina amakarita yabo kandi babashoye amafaranga yabo. Hanyuma ejo twabonye umudepite wo muri Kongo barimo kumukubita umugore, dore umugore uriya mugore abantu babonye ari amashusho ateye agahinda. Umudepite kuba abo mu ishyaka riyoborwa na Moise Katumbi arakubitwa, gukubitwa ko ari kumwe n'abapolisi please, abapolisi bambaye uniform batajya bakamukubitana umuntu, bakamukuramo imyenda kusigara yambaye ubusa, bakarunda hasi bakamujugunyaho ibitaka n'amafu. Ntabwo ari iby'igihugu cyiza, ikigaragara nyine ko ni igihugu kidafite kiyobora, kandi byose bigapfira ku buyobozi bwabuze atabona abanza. Tshisekedi arananiwe rero, arananiwe rwose bigaragara, arananiwe. Yego, hanyuma rero reka tujye i Burayi, muri Amerika hari ibinyamakuru byinshi cyane reka tubanze muri Afurika y'Epfo kugira ngo tugendere rimwe. Hari ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo rero bikomeje kwibaza, hari umugore iyo Cyril Ramaphosa perezida w'iki gihugu iyo agiye cyangwa asohotse mu gihugu agiye, hari umugore umusigariraho. Abinyamakuru rero n'abaturage bahariye barimo baribaza ati uyu mugore ni gati ki, ubundi ahatse iki, ubundi ni muntu ki? Ubwo ni umugore witwa Angie Motshekga. Yego, uwo mugore ni minisitiri w'ingabo ubu ngubu tuvugana.
uw'umugore ni minisitiri w'ingabo w'umugore ariko guhera za 2009 kugera 2024 yari minisitiri w'uburezi niwe wabaye minisitiri igihe kirekire muri leta ya South Africa urumva yasavinze no kugiye cya Jacob Zuma amaze iminsi amaze igihe ni umuntu w'igikonyeze muri ANC kuko yayoboye abagore ba ANC iyo bita Women's League ya ANC igihe kinini anje rero itegeko nshinga nabonaga abantu benshi nanjye kumbuga barimo kubyibaza kuko ejo babonye ubwana ariko nimugoroba baraye babonye itangazo riva muri ministeri muri presidence ya Republika rivuga ko kuba Perezida Ramaphosa adahari ubu acting president cyangwa se perezida usigaranye imbaraga mu gihugu umusigire wa perezida ni Angie abantu bavuga ati uyu mugore nyabakinyina batabizi ariko itegeko nshinga ya South Africa rivuga ko mu gihe perezida atari mu gihugu ari kumwe na vice president adahari mu gihugu inshingano zisigaranwa na ministre w'ingabo urumva ko byemewe n'itegeko nshinga ariko uyu mugore abantu bakamuvugaho ibintu byinshi guhera mu bundi baherekera barimo kuvuga ko na Ramaphosa bafitanye umubano ushobora kudasanzwe yego ariko ikindi kintu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka igihe hatangiraga amakuru avuga ku ngabo za South Africa za 14 baguye muri Congo bari baraje muri ya mission ya Sami DRC abantu barayibuka ira mission ya Sami DRC bayizamo ari abayiguyemo noneho habaye imyigaragambyo cyane ihagarariwe n'abantu bo muri DA abantu barayizi yitwa Democratic Alliance iyo DA bo bavugaga ko adashoboye yohereje ingabo nta bikoresho nta n'imirwanire noneho muri cya gihe cyo kubacyura hazamo noneho ikibazo cyo kuvuga urumva nyine ntabwo bavuga ko ari M23 yabarashe bavuga ko ari barashwe na RDF bigera naho perezida wa South Africa yanditse kuri Twitter akavuga ngo abasirikare babo bishwe na RDF militia cyangwa se inyeshyamba za RDF abantu baribuka amagambo akarishye perezida Kagame yamusubiranyije amubwira ko RDF ari igisirikare cy'umwuga zari tweet nk'eshanu ya gatandatu imubwira ngo niba mushaka n'intambara mutubwire turi ready icyo gihe nyine habaye ibintu byo kwiyunga birangira tubonye bari kumwe muri Cote d'Ivoire abantu barumirwa bati se babagabo rubundi baricaranye Ramaphosa banamubajije aravuga ati kandi ngo mwari muzi ko nyina Kagame twicaranye twarwana cyangwa hari ikindi kibazo byarabaye ariko ubwo uyu Angie we asigara ari nka shock absorber bavuga ngo kuba yarohereje ingabo zikagwa hariya niwe kibazo rero gituma kuba yasigariyeho Ramaphosa ntago ari ikibazo cyuko ari we wasigaye kuko umwanya arimo nka Minister wa Defense urabimwemerera ariko igituma biba byakuriye amagambo nuko kubera ko abanya South Africa benshi batamwimba banamupinga kwa ntago bamukunda hanyuma rero reka tujye turebere hamwe inshamake mu kiganiro Perezida Donald Trump yagiranye n'ikinyamakuru Fox News bakunze no kumutumira cyane akagira ibyo babwira bagakotenga n'ibyo yaganiriye n'icyo gitangazamakuru no kuvuga ngo Perezida Trump no muri manda ya mbere mugwiza atunga cyane ni billionaire ndayikuni rwose Trump no muri manda ya mbere abantu barabizo kunazirana na CNN nabita ngo ni fake news ntabwo abemera no kuva kera rwose nejo bundi yashimiye ABC kubera uriya munyamakuru bahagaritse wari wavuze kuri Charles wapfuye wari inshuti ya Trump wa musore rero Fox rwose baravuga na ABC rero ejo muri Fox ikintu cya mbere yabanje kwishimira avuze ati ngewe icyambere abantu barimo kuvuga ngo target ye bitewe n'iyi minsi no kuvuga ngo ari ejo bundi no kutagize 7 nibwo hari kwizezwa cyangwa se kwibukwa imyaka 2 ishize za Hamas bateye muri cya gitero bagabye muri Israel kigatera intambara ya Gaza noneho we muri Fox News we yababwiye ati ngiye ikintu cya mbere ngiye mpagarika intambara arihagarika ndi umunyamahoro ndi umuntu wazanye amahoro ku isi ati kuva najya humaje guhagarika intambara 7 ubwo arimo kubivuga kubera ko mu Misiri i Cairo hamaje gusinywa amasezerano hagati ya Hamas na Israel amasezerano avuga ngo Hamas iraza kuwa mbere ugiye kuza izohereza imfungwa bari barafashe bugwate 20 za Israel zikiri nzima n'abandi barengaho iyindi mirambo nyine bapfuye initani cyangwa se icyo Israel izakora Israel nayo izafungura imfungu 2,000 ifite z'abanyapalestina ibyo byavuye muri deal ya Trump
ubwo iki ni icyambere kuko umunsi w'ejo wiri ari amahoro muri Palestine biriyo babyina nta n'igisasu cyahatewe, Israel ntabwo yize barasa. Avuga ati iyo ni case ya mbere nakemuye, ati narangije intambara ya Azerbaijan na Armenia, ati narangije intambara ya Kosovo na Serbia, ati narakomba ku myaka abangiye hari hagiye kuba intambara ya nuclear cyangwa se intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi, muri intambara yahuje Pakistan n'Ubuhinde. Agenda avugamo kuko ni y'u Rwanda na Kongo nayo bayibaramo, aravuga ngo u Rwanda bamaze imyaka 30 mu Rwanda, uretse ko nta n'uwamenya aho byarwaniye iyo myaka yose. Ariko so far ubwo nyine ubwo babijyanye n'iyo mitwe yindi yagiye iza buri wese ushinja undi kuba atera inkunga urundi ruhande. Ubwo rero muri icyo kiganiro rwose Trump yivuze imyaka avuga ko ari umunyamahoro, ariko bikaba bije bisanga ejo bundi umugore we Melania Trump yahawe igihembo cy'umuntu ngo witaye ku bana. Abantu bakibaza ati yitaye ku bahe bana, yitaye ku bahe bana, abahese ahubwo no kuvuga ngo ni kwa kuri nyine hamugane ngo utazongererwa. Avuze nka Melania Trump wavuga ngo barafite igihembo cy'uko yakoze iki, ngo yitaye ku bana hawe prize. Noneho ku munsi w'ejo tuzaba turi ku itariki 10 azatanga igihembo cya Nobel cy'umuntu uharanira amahoro ku isi, kandi Trump aragishaka kandi yakoze lobbying ifatika, ashobora kuza ari ugihabwa, birashoboka. Azaba aciye agahigo kuko ubundi ikintu cy'ikintu yarasigaje ashaka, ibindi byose yarabifite. Yabaye perezida w'igihugu cya mbere gikize ku isi, ni umukire, nta kindi kintu yaburaga ikindi bazajya bonge, kuko umuntu ufite Nobel Prize bijya hagati mu mazina ye, nk'uko umuntu yabaye kardinali bita bijya mu mazina. N'ubu ngubu Kambanda azahora buri munsi yitwa Antoine Kardinali Kambanda, byavuyemo no muri passport nayo hose. Ubwo rero na Trump arimo gushaka iriya J ikazajya ikurikirana na Nobel Prize. Niyo target rwose, ariko ababona kuko byaza ubundi. Uretse ko iyi ngiyi yayikoreye lobbying cyane, ishobora kuzarangira abaye. Reka tugerageze ejo tuzamenya uwayitwaye, tuzareba uko bimeze. Hanyuma rero reka dusoreze hano muri Kongo. Hari uko byifashe ku mirongo y'urugamba, ese intambara yaho izashira gute? Ubu noneho nayo makuru aramutse hari cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 ifatanyije na Twirwaneho bagiye bagirana imirwano kuri axe nyinshi zitandukanye, ariko hari nka axe ya Nzibira na Shabunda bahahuriye n'abana bacancuro bitwa Blackwater ba Eric Prince, umunyamerika we. Birangira bacakiranye imvura ni icyafite control, bigaragaza ko nyine abo bacancuro bakubiswe bakagenda. Ariko ikintu kindi cyakomerejeho ni ukuvuga ngo muri kino cyumweru guhera ku minsi 2 ishize, intumwa za Kongo za leta ya Kongo n'iza M23 cyangwa M23 nyine ubwo nyine ifatanyije na Twirwaneho, ubwo ni AFC yose, bari bagiye Doha muri Qatar kongera amasezerano ku nshuro ya 6. Ariko bigaragara nuko Qatar yahise ihamagarwa na Amerika, kuko buriya igihe Israel irasa kuri Qatar, byabaye ikibazo gikomeye cya diplomasi. Birangira Qatar Israel yibwiye ko abanyamerika batumye biciye kuri Marco Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo, babwira Qatar yuko noneho bagiye kwihereza ijambo ryo bita decision making power, ari gufata umwanzuro ku bizaba kuri Gaza. Ari nayo mpamvu abanyakatari bo bahise bajya gukurira ari amasezerano yaberaga muri Doha, yaberaga mu Misiri, Cairo. Aribyo byatumye rero amasezerano n'ubundi ya M23 na leta ya Kongo yahagaze. Ariko nubundi abantu bakareba akabona n'ubundi nta kivamo. Nubundi bamwe barapasingisha abasirikare, abandi bagapasingisha abandi, bakazana ibitwaro, abandi bakazana abacancuro. Bigaragaza ko nubundi abakazana abacancuro bakarangira nabo batsinzwe nk'abo batsindiwe za Shabunda na Nzibira. Ariko rero hari ikindi kintu gisekeje kuri uwo mugabo Eric Prince wa nyiri Blackwater. Yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yarandika atagingamo uyu Papa Leo 14 ura munyamerika n'undi mwene wabo. Ati rwose nk'umuntu uhagarariye abakirisitu cyangwa urengera nyine kiremwa muntu, ariko cyane cyane nyine abakristo, kuko uri umukristo nawe turagusaba inkunga y'amafaranga ngo dutere inkunga natwe Blackwater tujye kurinda abakristo bo muri Nigeria bahora bicwa n'inyeshyamba z'abayisilamu, ubwo wenda aravuga za Boko Haram n'abandi. Boko Haram ariko abantu
bakamwibutsa bati aho uri muri Kongo mu gace kitwa Beni hari abakirisitu bagaturika mu byumweru bingahe bishize baje bari muri niba turi mu gitondo binjira mu rusengero barabica bose noneho mu gihe cyo kujya kubashyingura abaje kubashyingura nabo baraza baracucuma ADF na Ruyaba bagande n'undi bavuga ko bakora na Islamic State bati bakoze iki ariko nawe kumva ibyo nta logic irimo ubwo rero ni nkayo ngayo ari muri Kongo urebye nuko hanyuma rero andi igezweho noneho nuko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'umujyanama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubirebana na Afurika uyu ni Masad Boros nkuko wari ubivuze mu kanya ibiganiro bagiranye ngo byagarutse ku rugendo rwo kwimakaza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari umva none ntibikiri muri Kongo gusa ahubwo Masad Boros ni ba mwana wa Trump ba mwana ubwo abana babo barashakanye urumva rero n'umuntu isanga mu rugo noneho uyohereje muri iyi case ya Israel na Hamas ni umukwe we kandi ubwo ari nko muri Afurika babikoze bahita bavuga wigeze ko ari urupapuro ruriza gusohokaho umwana y'ukuru birakomera ariko nuko ashaka directeur wa cabinet wita Dirikab kungoma ku butegetsi bwa Jacques Chirac mu Faransa yari umwana we hanyuma uravuga kiku aho ibiganiro bya leta ya Kongo na AFC M23 byimuriwe mu cyumweru gitaha nta kizavamo leta ya Qatar yavuze azaba ari inshuro ya 6 n'izaba inshuro y'igihumbi nta kizava kiriya kibazo gifite leta ya Kongo niyo ifite umwanzuro wo kugikora baravuga ibintu mu gitondo bakabihindura nicyo gituma rero bitazagira kandi nanone abantu barimo kuza mu biganiro bamaje nabo gufata uruhande nicyo kibazo naguha nk'urugero nk'ubu hari inama ya HCR no shami rishinzwe impunzi irimo kubera Geneve mu Busuwisi n'ubu ngubu iriho leta ya Kongo yavuze ngo ntizemera impunzi ziri mu Rwanda bati Kongo dutanye n'ibihugu 9 ariko impunzi ziri mu Rwanda zatangiye hari zimwe zatangiye ngo gutazijya mu duce ngo mama 23 yafashe ariko abantu bakanavuga bati ubundi se babuzwa n'iki gutaha niba iwabo harabohowe bashatse bataha bo baravuga ngo ntago twemera kereka tubanje gukora screening tugakora nk'isuzuma tukamenya niba atari abanyarwanda baje guhita batwinjira igihugu urimo kumva abantu bahera bibi ikibazo kandi ngo u Rwanda rurimo nimba ari ibihumbi bigera mu ijana by'abanyekongo Uganda ifitemo 600 ariko niba barimo kwivugaho umva rero ko leta ya Kongo yamaje gufata uruhande kandi urwo ruhande ntabwo nzi hari icyo ruzayifasha ngaye nguko rero amakuru n'utakomeza bagezeho ngewe kambashimirirwe Matseri na Meki ndifurije gusaza mudasabirije kandi Uwiteka abamwenyurire